ese mwabantu mwe mwabaga hehe ndabizi mugiye kutamutsubiza ngo mwabagino ariko uyu munsi maze kumenya yuko ninjye kizigenza muri uno mwuga ndi gukora muri bino bintu ninjye kizigenza kuri TV9 Rwanda ninjye kizigenza ni televiziyo yanjye nitwe kizigenza umva n'abaji banjye barabyemera nabo kandi nabo nibakizigenza ndagira ngo tuganire ubundi noneho ubundi tumenye kizigenza ninde cyangwa kizigenza niki Santiago hano bambwira abantu uburyo turi kizigenza uri kizigenza nanjye ndi kizigenza cyeka niba utabyemera ariko ngende kizigenza niba bashaka babyemere cyangwa babihakane ngende kizigenza arumva ngende kizigenza kuntu mba ndi kubivuga nigize karume arumva ariko reka nkwereke turi ba kizigenza uko byagenda kose hari abantu babona ibyo nkora buri munsi bavuga turiya mutipe ni kizigenza uko byagenda kose nta wundi uri unkorera nkawe urimo urumva bivuga nawe rero nimubonye ino video bwa mbere cyangwa aribwo ugikurikirana TV yacu TV9 Rwanda turagira ngo uyu munsi tuze kuganira ubundi kizigenza niki Santiago ubundi kizigenza ubona ari iki rero nk'abantu badukurikiye ahangaha kuri TV9 Rwanda ni ukuvuga ngo ijambo kizigenza buri wese agiye kurisobanura afite ukuntu arisobanura sibyo twarisobanura mu buryo bugiye butandukanye sibyo ra ni ukuvuga ngo rero ku giti cyanjye kizigenza ukuntu mbyumva ni ukuvuga ngo kizigenza nta muntu uyoboye abandi mu kintu runaka sibyo ndi umuhanzi ndi umukinnyi wa filime ndi umupasiteri ndi umuki ariko ni wa muntu uyoboye abandi akavuga ati uyu muntu arakurikirwa ari kumva akurikirwa n'imbaga nyamwinshi sibyo ibikorwa bye birarebwa uri kumva ahaciye hose ni Santiago ni urugero ni ukuvuga ngo rero iyo bavuze kizigenza ni wa muntu wawihariye wa muntu utandukanye n'undi uvuga ariko ahanini ukurikirwa n'imbaga nyamwinshi niwe kizigenza niko njye mbyumva buriya n'abandi wenda baraza kutubwira uko babyumva muri comment sa ni ukuvuga ngo wese nawe ushobora ni urugero ushobora ati kizigenza wanjye sibyo ni urugero ni umukobwa wanjye arahumura sibyo aratwika sibyo ni ukuvuga ngo hano buri wese udukurikirana kuri TV9 Rwanda buri wese afite kizigenza we sibyo avuga ati uyu muntu rwose uko byagenda kose rwose umuntu kuri njyewe ashobora kuba ari we ashobora kuba ari kanaka mushiki we bukuru we ashobora kuba umuhanzi umuki ariko tubwire ndabizi ukunda gukurikirana ibintu bijyanye na sinema mu Rwanda ubona ari nde muntu kizigenza ubona ari nde kabisa uyoboye hano mu Rwanda so no kuvuga ngo rero nge natinze ubundi hano mu Rwanda filime zano ngunda kuzireba cyane pe sinkubeshye ntabwo ndi bubeshye abantu badukurikiye ariko ntabwo ndakunda kuzireba cyane filime z'inyarwanda ariko hari umusore wakinnye mu myaka yashize wakinnye filime bita Irangenzi rwanyibutsa wenda ni bamwita uwo musore bamwita Ngenzo umwacteur ngira ngo si mu kigerezo cy'ubuzima harya aho yakinnyemo nawe yakinnyemo hamwe no witwaga Wiri gutyo ndumva ari ibyo ngibyo no kuvuga ngo rero uriya mukinnyi niwe mukinnyi nabonye hano mu Rwanda ugerageza nabonye uburyo ari attitude ku mafilime narebaga kuntu yitwara niki nkabona n'umuntu upfa kugerageza ati uyu muntu yagerageza gukina tu niwe nakunze kwa muri comedy ndiye tugeze muri comedy uri kumva ubundi ari umuntu bita Seburikoko Seburikoko n'umuntu bita Nyakso buriya n'abantu ubwo Seburikoko niwo bita Gracian wo nkurikiye uraziza cyane kabisa n'umuntu bita Nyakso ako barakanyakisa izina ryako rindi niri man njya nkunda kubona ajyana na petit frère bita Prince baragendana cyane nzamubaza reka nzamubaza umuti baraje aradukubita dupfikira mu gapfunyika nitwa Nyakso wabaze Nyakso ni wundi Nyakso biri mu kiye kirimo ni ikigande niki ariko nyine yadukoreye umutitsu ubwo ni muri comedy wobona Nyakso Gracian muri comedy Ngenzi mu bacteur mu filime asanzwe mu bahanzi mu baririmbyi ikibazo kiba kigoye ariko nta rimwe ragisubiza ariko ni ukuvuga ngo njyewe kizigenza wanjye mu bantu baririmba mu bantu nemera
mu bantu bakora umuziki kandi umeze neza, umuntu bita Bruce Melody. Uyu mutipe arakora musaza yo nanjye kuvuga ngo kude chapeau cyangwa ariko reka nanjye guhita nkubita nk'amacara afite nibuka ko ari igihe abatari na byiza ariko Bruce Melody arakora cyane uko byagenda kose nushaka uhakane ko urukwavu ruryoha ariko nta guhakana ko sinzi hariya bavuga gute ngo niyo wahakana ko urukwavu ruryoha niyo wahakana ko ruzi kwiruka kameramani nibyo cyangwa bavuga gute aha uko reka nkubwire Bruce Melody uramuhanze ngende sinita injyana akora kuko aranaducabiranya buriya rimwe na rimwe akubita ibintu utamenya urumva akubita muri R&B ejo kidanso urumva na hip hop buriya mutipe aranarapa urumva yakura pe wati kabisa n'umwana reka nkubwire muri muzika aho nguwo nanjye turamwemeranya mbona nanjye ari kizigenza arakora mu Rwanda ako nituvuga kizigenza muri muzika nibajye kubisanisha ngo nk'umuhanga cyane kurenza abandi ahubwo azi music azi business kira kintu agikora neza urebye ubona ko ayoboye niwe Diamond w'i Kigali ariko hano tutari buze guhuza n'abantu benshi kandi ibyo bintu byo ndabizi Santia ubona bundi mu Rwanda umupasteri umva iki kintu nitugihuza ndabizi n'abantu bazafata umupasteri ahantu ari n'abantu burya mu bintu by'iyobokamana byo bijyamo mfite attention buriya n'umuntu ushaka kuza ahita akubwira muri comment ngo ibintu utangiye ngo kutubwira ngo muri kizigenza ni Yesu urumva ati reka ibyo bintu ntabwo bibaho ariko mu by'ukuri ibyo bintu nzi ko bibaho hariho n'abakristo bagenda bati ngewe nguzi ko kanaka ngo ni uzansezeranye ko kanaka ngure ngo uzi ko umuntu agiye kubonana na kanaka na bishop kanaka na reverend kanaka urumva ukabati no ese bundi mu by'ukuri mu Rwanda nabahe bantu vuga butumwa urumva cyangwa nabahe bashumba urumva bayoboye kuko impamvu z'abavuga butumwa hari n'abandi bantu batari n'abashumba ariko batwika baba star mu Rwanda urumva baba star kabisa usanga nibakizigenza mbwira ubona wowe ukurikije ukuntu ubibona ubona mu by'ukuri mu Rwanda abapasteri bayoboye Manti n'ikizambo mpaye buriya dore ko budaheruka no kujya ndakwago rero bamubitiyeyo ariko narabizi ko tumaze igihe turi mu bihe bibi mwana bya COVID-19 ariko ni ibibazo gusa ariko nibafungura so urakoze rero kumbaza ku kintu kijyanye n'abapastor sibyo ngo mbese warufite kumati se umupastor ubundi gukora ku mutima niko warushatse kurimbwira gukora ku mutima pasiteri wavuga ngo tunikizigenza uyu nikizigenza kabisa umupasiteri arasenga abantu ibicumba bikagenda mu myuziga wumuka ibiki sibyo so rero ku bantu bankurikiye rero so abenshi baraza gutekereza ati se musora ngagiye kuvugana ubundi buvuga wese commenting hasi ushyireho izawe ibyo ntacyo bitwaye sibyo so no kuvuga ngo rero kizigenza dufite pasiteri bagiye batandukanye sibyo abonzi bazwi cyane hano mu Rwanda harimo uwo bita Gitwaza sinzi nimba muzi akazo bita Rugagi uramuzi nta muntu wabayoberwa ahubwo yavuga ngo ninde ari n'abandi benshi hari n'abandi benshi n'aba Julienne ndamuzi ndababona ya umugore na ba Minyoni hano ba Minyoni aba bose wenda baza kutwihanganira hari igihe dushaka ko twakoresheje mu mushumba cyangwa umuvuga butumwa hari izindi titre zihari hari abitwa intumwa nanjye kuvuga ngo hari abiyita intumwa ariko hari abamaze kuba intumwa reka tuze kubashyira wenda ahantu hamwe mu cyiciro kimwe tuvuge wenda abashumba kugira ngo bumve ko ari abantu bayoboye amatorero bafite inama bayoboye bose uko byagenda kose wowe ubona ari ndakizigenza nubwo wavuze gutyo ariko hari Padiri Ubald uramuzi ujye umwumva buriya ngewe ngende umukatolika ubusanzwe ndi umukatolike ariko kuri kote yanjye buriya pasiteri na padiri si bitandukanye
si ibintu uko bitandukanye. byagenda kose hatandukanye imyemerere n'idini, ariko burya icyiciro twashyiramo cyangwa inshingano twafata nk'iz'umushumba byaba yakunda mu rindi dini naho hari ikindi cyiciro nk'icyo, kuko uba usanga wenda muri katolike wenda hari abasenyeri abakiri usanga bafite iyo mirimo, no mu macaci usanga ngo abadiyakoni ngo abaki ibintu nk'ibyo bagiye bashinzwe imirimo. Ubu twajya wenda no muri Isilamu usanga hari ngo abashehe abandi ni benshi, urumva byanga byakunda buri myizere cyangwa buri dini rifite inshingano, inzego uko byagenda kose uko babita ni ibyo nyine, nuko ahubwo twe tubona nk'iyobokamana cyangwa tubona ari indi muntu uyoboye. burangiye ntabwo ndi buze kugendera ku idini ryanjye, sibyo kuko ngiye kugendera ku idini ntabwo byaba ari byo, kuko ntabwo byaba ari byo. no kuvuga ngo icyo nzi neza nuko aho usengeye hose, sibyo wenda nkuyemo amadini runaka njya numva y'inzaduka ntazi, ariko ahantu hose usengeye nzi neza ko Imana ikumva, sibyo. Rero kizigenza wanjye rero ngiye kuvuga ngo kizigenza ni ukuvuga ngo rero ndajya kuri kote ya katolike nk'umukatolike, sibyo. Kizigenza wenda muvuga deni nongeye njye kuri kote y'abapasitoro rusange hano mu Rwanda, ubwo ndavuga ngo na Restoration Church n'abadepe n'ibikiko kwa ni ukuvuga ngo rero Obardi nimba umunsi mu katolike buriya kizigenza arayoboye kuri katolike. So ngaruka inyuma rero hano kwa pastor kamvuga cyangwa abashumba nkuko akunda kubita, ni ukuvuga ngo rero ntabwo navuga ngo nasengeyeyo cyangwa se ngo niba ngiye kuvuga ngo uko ngiye mbibona buri muntu bita Rugagi arayoboye, nubwo ageze gutya akagenda, ariko uriya mugabo njye nagiye gusengeraho kabisa ndavuga ati man, iyo twikura twiga yaratwikaga mu rusengero mukavuga ati tugenda. Uriya mugabo yarasengaga pe, nabo mukubwiye nuko agiye insengero ahantu hatandukanye, sibyo, mu macaca atandukanye, sibyo, ariko ndi umukatolika, ariko ni ukuvuga ngo nabaga nagiye gusora, reka mbyite gutyo, banataza kwifata ngo uriya muntu arajarajara yavuye katolika. Ndi umukatolike pire njyewe, abankurikiye mu bimenye. So ni ukuvuga ngo rero aricyo bita gusura. Rugagi ajya agira amateraniro ku gatandatu, iyo ndi ushaka kujya, sibyo. Nanjye buriya ndasenga ku bantu bankurikiye barabizi, buriya ngenda ndasenga bikomeye cyane, bari nifuza kuzavamo umupadiri ukomeye cyane. Imana bimfashijemo. Ariko iki kibazo kirakomeye, ikibazo gitumye ucururuka rwose ugatuza ukabona mwiza tubona ngenda dusenga gatanga, ngiye mu mbabarire rwose ngenda nasenga cyane. Yani biba byakubiye buri arahogera bigasaba ko ucisha bugufi yatu nawe kuri kugira babibone. So nukuvuga ngo rero umuntu bita Rugagi nukuvuga ngo umuntu bita Rugagi agukorera ankorera umuti, reka byite gutyo, sibyo. Dore ko nawo Bardi nibo bantu basigize nzi bayoboye no mu Rwanda. Reka badukurikiye baraza gushyiraho comment zabo. Ubwo rero byanga byakunda ikiganiro kigana, tumaze kumva twese twatuma tuvuga tuti ese kizigenza ninde? Twasonukiwe kizigenza icyo ari cyo. Ni umuntu ufite abantu bamukurikiye cyangwa uvuga rikijyana, sibyo. Ni wa muntu uvuga rikijyana muri kategori runaka. Niba ari mu mupira twati kabisa, ubwo mu Rwanda ho mu mupira abantu baze kutubwira ati mu mupira ninde kizigenza, urumva, baze kutubwira wenda twavuze mu yobokamana mu maeglize mu macaci n'iki ba pasteri, uvuze Rugagi, uvuze Obarde, urumva, abamizirima baza kutubwira ati cyakora iyo shehe runaka yageze aha hantu tuba tuzi ko ari imiriro, ari ugutwika, ari fire, urumva, baze kutubwira niba abahanzi cyangwa abaririmbyi ibyo dutekereza cyangwa ibyo twavuze, kuko nanjye nabaye nk'uwemeranya ako twemeranyije, ndumva ni Bruce Melody niwe utwika, niwe kizigenza, urimo urumva mu Rwanda. Bruce Melody niwe kizigenza, urumva, nawe wenda uze kubivuga, urumva. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka ino nsanganyamatsiko tuyiharira abantu bazadukurikira, cyangwa kwiharira umwanya, sibyo. Ubwo tugiye kuvuga twavuga ibintu byinshi, tukavuga kandi dukeneye ibitekerezo by'aba bantu kugira ngo rero dukurikire. Andikamo ijambo
TV9 Rwanda. Nimba iyi video wenda gusanze ahantu wibereye muri groupe, wenda hari umuntu mushuti wawe gusharinze, wenda gusharinza ari agace, sibyo? Ushobora kwandikaho TV9 Rwanda iryo jambo gusa, cyangwa ukandikaho ijambo this is me. Urahita ubona iki kiganiro cyose uko kiri, hanyuma ukore subscribe, comment ndetse na sharing ku zindi nshuti zawe, kugira ngo tubashe kugira ngo tubone imbaraga zizajya zigutegurira ibiganiro nk'ibi ngibi, kuko ndatekereza murimo murabona ko ari byiza, sibyo? Santiago, uyu mutipe wanjye turi kumwe hano dufatanyije, tuzabagezaho ibiganiro byiza kandi aho tuzajya dukosa mujye mutubwira, aho tubwira ati hano rwose byagenze gutya, rwose hano mwatubeshye ahangaha kabisa, wavuze rugajya uhereye kuki. Izo comment nizo tuzaduheraho wenda mu bice bizaba bigenda bikurikira, twakita nka party tusubira tuzatujya tubigarukaho, tugiye tugaruka ku bitekerezo mwagize ku nama mwagiye mutugira, nibyo tuzatugenda duheraho kugira ngo turusheho kugira ngo tukomeze tubaganirize nawe mu duhe ibitekerezo, kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye cyangwa ku matopika atandukanye. Turaza no kubaha nimero ya WhatsApp, turaza kubaha nimero mushobora gutanga n'ibitekerezo kuri WhatsApp munsi y'iyi video muri description, muraza gusangaho na nimero ya WhatsApp, nta kibazo. Muhaye ikaze rero, mugire amahoro y'Imana. Tubarikiye gukurikirana ikiganiro gikurikira iki ngiki. Iyi ngiyi ni This is Me Show. See you.